Ndababwiye kunzanira abazimu abantu bapfuye kumanikira mu nzu. Turamukize. Iriya foto ni Boss Rodrigue wayihashyize. Boss Rodrigue wayihashyize ngo ni y'umukunzi we. Yarambwiye ngo iriya foto nje nyireba nirebe. Nguko nzi wanjye. Sonora navuga. Mundi. Cyane narumbi. Abantu barifata bagasuzugura umuntu. Wayimenye. Vous êtes Boss Rodrigue nzamubwira ngo qu'est-ce que la photo fait encore ma chérie? Moi je trouve que la photo devrait rester là-bas. Nawe umva kubwira. Kuba uri mukuru wanjye nawe bivuga ko nagomba kumvugira mu rugo rwanjye urumva ndakubaho urabizi. Ariko hari ibintu biba bikabije. Photo kabisa. Boss Rodrigue Sinzi kiravuga iki. Boss Rodrigue yarambwiye ngo iriya foto ngo njye nyitaho buri munsi nyiteho rwose muzamubwira ngo Vumbura we. Noma tsira foto. Oya agarisha Bravo. Nshuti. Ako se mana yanjye ibi ni ibiki? Wayikize kandi. Ako se Alpha mbabari tubwize ukuri. Ku cyane hose tugiye mudukurikirana umunsi kundi mwaduhaye ko kamahoro. Nindakubwiye ko turi aha. Nese mugize nte mu by'ukuri. Ariko mana yanjye rubanda nani isoni mugira. Nshuti bimeze bite? Uramubariza uri kumubaza amakuru umushaka hishi. Ntabwo tubona. Umva nkubwire Ivo. Nukuri ko Imana mwihangane namenye byabaye kuri murumuna wawe pe ni ibintu bibabaje pe Rando vuga murumuna wacu se mbere na mbere mwebwe nago mwashatse kudutera mu rugo kari uko twari twigendeye nyuma rero yo kwica data mwakomeje kudukurikirana cyangwa muwamubona turi abana bato tutafite ubwenge muwamubona tudatekereza cyangwa muzi neza yuko tutazi yuko nyuma yo kuva mu rugo mwasubiye inyuma weho ubwawe ukasiga umupira wawe uziko ntabyo tuzi uziko ntabyo tuzira akubundi muradushaka iki koko mwaduhaye amahoro natwe ubwacu murashaka kutwica gusa ibyo ari byo byose wowe wagize uruhare mu rupfu rwa papa wanjye oya nawe nshuti hoya bireke ntago nzaborohera ndakeka yuko ni bya Soni ari mwe mwabigizemo uruhare kandi byose noneho nzabihorera mbikubye kabiri umva nkubwire nshuti bya Soni yabyo bireke reka nkubwize ukuri nta kintu cyose umunyabyaha akorera muri iyi si Imana idatanga ingororano ibyo mukora byose umva nkubwire Alpha ibyo mukora byose ndabizi neza murashaka natwe kutugirira nabi aho tugiye duhura namwe umunsi kundi mutugendaho ariko reka nkubwize ukuri nago turi abana bato Imana izaduhorera ibyo mwirirwa mwigira simwatugize imfubyi simwatugize imfubyi badafite icyuma ngashake kutwica none ko zitubwira ngo mwihangane ngo wamenye ibintu byatubaye useduye kumanuka nta kibazo dufitanye rwose yego raduye kumanuka ubwo ni kiko turi guca hano ntago twabahunze tuvuye mu rugo tugiye ahandi byanga byakunda turakubitanye ubwo ni kiko turi muri aka gace Ivo nitambukiraga no kuri nitambukiraga yijwi ukuri uri kuvuga nk'umuntu rwose w'umwere mwihangane naho mwadusanze se mwaritambukiraga batujyanye tugenda neza mwihangane namenye byababayeho nyine umwanza kuba hafi nk'umurwaza wabwiwe n'iki se ko mwene mama yapfuye amakuru akanuka kandi mu bamukazi ndi wa muganga nayiberwa kumenya yuko umuvandimwe yagize ikibazo none se uri kuza kunyinira ku mubyimba Alpha reka nkubwize ukuri mushobora kuba mugira ngo turabana ariko ibintu mukora bizabagaruka umunsi ku wundi turabiga Ivo ibyabaye byarabaye wakomeje genda ararangiye kare genda utadutera n'imikoshi genda nyabyagose tazi no gusibanganya ibimenyetso nujya ujya gukora amafuti wa mugani mujye mwibukana gusibanganya ibimenyetso kipira cyawe
ese kutagenda aho bari ngize umwana mwiza reka ariko mana yanjye ubundi se yabwiwe n'iki ko turi ahangaha kandi ubu nicyo ndi kwibaza ariko ubundi aba bantu baradushaka hiki reba ukuntu agenda ariko mana uwamubona agenda niba hari umugabo mwiza umugabo bita Kristo Kristo arakureberera akakureberera nyoko yakwanze akakureberera umugabo yakuvuyeho akakureberera imiryango yagusize shaka hakubera we ngo niwe wa wundi tuzagera tukajyana nawe mu rupfu ngo no mu rupfu Kristo tuzajyana haleluya ni wa wundi utareba ngo arangije ngo aritegereza kuko ngo Yesaya we agiye gutanga abana be yarebaga uburanga akareba ubwiza akareba uburebure ariko ngo ntabwo ajya areba uburanga ntabwo yitaye ko utafite tayi igororotse ntabwo yitaye ko uri urukara wenda rutagira n'amavuta yo kwisiga haleluya ntabwo yitegereza uburanga bw'umuntu kugira ngo aguhitemo arareba akareba nkanjye byashobeye ndeba hirya nkareba hino kuko atumva mwana wanjye humura akamereza imbaraga nkahagarara imbere y'ubwoko nkamwe shankavuga muzi ngo njye nari bubane ijambo nkurikije ahantu naturutse nari ncakarafu mu muryango mubi udafite izina na ritoya ariko ndahagaze neza mu neza ndavuga ngo haleluya mwese mukikiza amabere n'indi uzi data se muzi se ngo data ni rwabugira ngo mubyumve yaba we wa wundi wiyo iyo kwa matirisha haleluya irangije dukura iratuzamura haleluya turaza sha iratwicaza iduhereza ijambo tuvugiraho tutari buvugire ndavuga mwese mukavuga ngo amen muvugire ngo Imana muvugire ngo Imana muvugire ngo Imana muvugire ngo Imana ikaze ndabona ndabizi ibintu umuntu abirimo ntabwo wapfa kubivamo. Imana nishimwe. Imana ishimwe. Amen. Rero hindukira mugenzi wawe muri iki gitondo cy'umugisha duhawe muhindukire umubwire ngo urasa n'ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe. Mubwire ngo umuhate wawe si ubusa ku mwana. Ashimye Imana. Nibuka kera mu buto bwanjye hari indirimbo twajyaga dukunda kuririmba muri korali. Nabari twe tugaragara ubwo Uwiteka ahabwa icyubahiro. 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 Kwishyira hejuru kwa Satani ibyo aha muri munzu y'Imana ntabwo ari mu kabari mutuze mwicare mwese mwicare ikibazo ubwo niyo hano naje muransengera pasi nawe mushiti wanjye mwicare hasi mwicare musengere pasi mutuze ikibazo kiri hano mutuze mwese mubanze mutuze kwanza aha ni mu nzu y'Imana naho abantu bakirira aha ntabwo ari aho mu nzu y'Imana aho abantu bapfira naho umuntu agera ananiwe naho umuntu agera afite ibimwirukansa tukabyirukansa bikamuvamo. Imana nishimwe mutuze rero nta gikuba cyacitse turahanga kugira ngo ibintu byose bigende neza turi kumvikana. Uramaze gutuza mwese kumusengera ndamusengera ubwo najana mwana senze mumbabarire musengera uko ubizi ko wakize mu rugo bigende yakize aragenda yakize.
muze shimwa mana babwa icyubahiro kubw'izina ryawe waduhaye ngo dukirizwemo ibitagaragara amaso y'abantu imbere y'Imana biragaragara mu izina rya Yesu amajwi yanyu ace bugufi amajwi yanyu ace bugufi haleluya mana ndagushimye uraturengeye turize dayimoni muhozi muri iri teraniro habwa icyubahiro habwa icyubahiro reka tuganire mu izina rya Yesu Tifure bimeze bite? Sha uzi yuko zangegera nzibonye sha. Ndavuga Ivona na rwana ngo ni rusaza rwiwe rwa nshuti. Duhuriye hano rwose ndabibonye. Ariko sha umujinya bafite noneho. Badufitiye ikintu bita umujinya uteye ubwoba. Nanjye ubwoba bwanyishe numvise amagambo bambwiye. Uzi ko bambwiye yuko bamenye yuko twageze no mu rugo iwabo. Nahataye umupira mani. Nahataye umupira niwo batumye bahita bamenya yuko twahageze. Ako mane ntukazajya wari untuka ngo ndi ikigoryi gende ikigoryi gute. Aho uzi ko ndi mukuru wawe. Ikigoryi nawe ukajya umenyera. Gusa aho bagiye nahabonye, aho bimukiye nahabonye, nabakurikiye nahamenye. Yego sawa rero nuko nguko gahunda zimeze kabisa, ariko umujinya badufitiye uteye ubwoba sinzi yuko tuzabakira pe. Sawa rero ubwo turi kumwe. Bosi yambwiye ko nta muntu uzinjira amahanga. Bosi yambwiye ko nta muntu uzinjira amahanga. Bosi yambwiye ko nta muntu uzongera kugaruka hano muri mwebwe. Murimo muragenda munsunika ngo kufungo umuntu ushibaraga ko bosi yarabyana. Ese undi iki ndimo ndibaza ko mwatwirukanye iwanyu hano muje kuhakora.
murenge ibintu muba muri kunkorera kandi boss yambwiye ko mutazagaruka ahangaha mwaratwirukanye handi wanyu hirya mwabaga none nahangaha murahaje sha mwebwe mwabagome mwe mba nibaza ikintu muri kuza gukora hano n'ubugome bwanyu ibintu byose mwakoze Imana izabibahere nk'umugisha kuko nta kiza mwigeze mukora karibura sawa meze neza aha ni muri kampani nawe waje izo muvoma ahangaha ni kwa Rodrigue nuko ye ariko shidi isoni nuko nta hantu na hamwe uzajya uba utari wowe ubukundi muba mwahagaritse muri za kampani muvuga hirya no hino bugaruya ese ubikeke bahora mbwira ikintu wikeka ndaje ngusanze ahantu utangiye ahantu kwandeze aha ni iwanyu aha ni kwa bosi ni bosi nyine ntago ni bosi wawe ntago ari bosi wawe mugize nte ndavugana nawe ubona nitwo ngusanga umukobwa ubanza abana kuntu myari ko hari se gusa ubugambo bwanyu mwirirwamo ngaho ni bande batonze uburongo ngaha ni ba gete utari gete ni kanaka mwatonze none ugeze naha muri inzu kwa Rodrigue uje gukora iki icyo nje gukora cyo kureba aha navuze ni kwa boss uri kwikeka iki nimba nta makosa ufite ana dedi wahageze nuko wese uvumbutse he iryo si ihoni rya boss yumvisha soni mwangozi zibi bimwe mwebwe murambaza ngo nje gukora iki hano ni muhumure ndaje umucenda usuka hasi nta soni mukuru we mumubujije amahoro musaza we mumubujije amahoro none na soni yamugeretse wo kumwica hagarara uzurebe byose ku murongo ndasuka hasi wafashe ifoto nta soni hari amafoto ngwiki uri kuvuga ngo uzi ko nta n'umutima ujyanye amaso kwawe nta nubwo umutima ugucira urubanza umva wanshegekazo nuko ye uko kuzimu kwawe uvuze wafashe nde ariko abanyabwoba hari amafoto ufite dushimuta uwo mukuru wa soni uvuga umutima ujya ubarya nta soni twica soni yawe wahagaze warabibonye ufite ifoto reka nkubwire cyangwa n'umunwa wakuzonze reka mbanze mubwire iki ngiki cyumva gishyira mu matwi abantu mwese mwishura mwana w'umukobwa ntabwo bizabagwa amahoro ndabivuga mbivuge na boss nagera hano ntawe mbuza kuvuga ndavuga ibimenyetso mwebwe ubwanyu nimwe muzirimbura hasoni ko mumbonye muri kumwanga ngo sininjire hano mufashwe n'iki mbagize ne atari bya byanyu ndi kubakurikirana nawe wanjye gira akazi we ngo ni mukuru wanjye umva nkubwire ibintu byose wakoze nari nzi ko ari nawe wenyine none wagiye twongera niyishinze umukobwa umva nkubwire umenye ngo ikibazo cyose nzagira wari uzi ko ari we wenyine ubizi waretse kumukuru nanjye nari impari nawe umenye ko nawe sitazagusiga amahoro asoni umusirikare boss miriwe ese ko mbona hano inzu mwayiteruye byagenze bite nakubwire rwose natwe muvuge se tuzi uko tumubona ngane mubivuge Cara mukobwa yazaze pe kuziga muri kampani za musazi nanga sare ukuri mubonye niko yinje adusanga oya uretse ntabwo ndabizi yuko mwakora agatendo nta gatendo kabaye uriya mukobwa yinjiye kuri na sebla urumva nakubeshya kuko yinjiye kuriya harimo adutuka tugira gute ntabwo tuzi hari ikintu uvumbura kubwiye ko twari kumwavumbura nta kintu ukoze pe yinjiye ahubwo yasaze hari ikibi twavuze ntabwo ngo ngitasaze nta kibi twaza yasaze pe yasaze nese amazwi ijwi nako numvaga kwera y'abantu batandukanye uriya mukobwa yiganirizaga akaniyikiriza uriya no musazi no muri kampani niko bwose sinzi ikibazo yagize meze nk'umusazi rwose sinzi mubivuge ni iryo jambo natwe twumva
none se Adeline nzi ko ari muzima yasoze ryari kandi kampani ari yanjye natwe ko tubibonye ahubwo we tubwira abakozi bawe babayeho bati ahubwo bimenye nawe ntabwo ubimenye ugende umuganirize umuvugishe ubwo umubwire nyine umurebe murebe pe kampani maze murebe Adeline ubanza agiye gusara igeze naho dusigaye wahangaje abasazi abasazi ko Rodrigue hakusa aha hantu hanyu nta n'ikintu cyo kwakiriza abantu mugira ubu ndicanga njye numva n'inyota nanyici cyangwa munyibwiye nigende niba mwampamagariye kwirirwa nicanga ibyo byansobye vumbura Karame bose umva mubabarira ndakwinginze nziri kuzanya ari gusubizayo narindi kubanza kwitaba boss ngo ikintu arimo arambwira ako ubundi mureke mbabazi mu by'ukuri muri ko ikintu kitwicaje hano ari kunywa ntabwo mwanywe n'ejo bundi aya masaha twicaye aha Sonia yakagombye kuba yicaye aha ngaha turi kumwe uyu munsi turimo turareba ifoto gusa naho mwe ngo murashaka kunywa ubundi baba barashe mu bwonko ko muri kundeba nyine muyobewe ikintu kitwicaje aha ngaha ngiwe numvaga twese twakagombye guhuza umutima tukamenya ikitwicaje aha niki ibyabaye niki ubundi Sonia yatuvuye mwate Rodrigue yaje kuva hariya hantu ntababeshye ngiwe ndashaka kumenya ibyabaye nibiki byabaye kugira ngo Rodrigue ku munsi w'ubukwe agira ibintu anywa ababimuhaye ni bande yisanga ahantu hatuzuye mu kizu araremo bumukerewe umunsi wo kubura nicyo gihe Sonia yabonye asida arayinywa Sonia ava mwuka ndashaka kumenya ibyo bintu birahurira hehe byaje biti ninde mugambanyi uri hagati muri twe ngo tumumenye no Rodrigue ntabwo nshobora kukumva habaye iki ko mwese mucecetse nkaho hari ikintu muri kwishinja mvuze ibintu hari mutari kumva cyangwa ndi kuvuga ikintu kibagera ku mutima bigatuma aya ntacyo rwose ibyo ngibyo si ubwo ngubwo nta kibazo ntacyo pe ko ari ibyago nyine ndabizi neza ko ibyago bibaho sinanjye gusa namwe mwese murabizi ko ibyago bibaho accident ziraza tukakira impfu uri kubyumva umuntu akarwara tukakira izo mfu zikabaho ariko ni gute Rodrigue yanyoye ibintu by'ibiyobyabwenge ntazi ngo ninde wabiteguye ntazi ngo byagenze gute akirukankana costume ku munsi w'ubukwe akajya kurara ahantu natwe byaratubereye no hanyuma kuri uwo munsi nawe utazi ahantu uri kubarizwa Sonia agahabwa aside bikaragira apfuye byaje bite byagenze bitumva ndashaka ngo bino bintu tubiganireho tubyumvikaneho ese niba hari n'ababikoze muri twe ubutabera buboneke ndifuza ko Sonia rwose ariko nta kibazo indugwa ijambo andi masobanuro icyo navuga cyo ni kimwe nuko first of all ibintu byabaye n'ibyago nkuko nyine wenda mubifata nkuko undi muntu yakwitaba Imana cyangwa iki ariko njyewe ngize agaciro Sonia yari afite mu buzima bwanjye
kandi ikindi naramukundaga cyane. Mwese mubizi muri kampani ntawe ntagerageje kubyereka, nubwo mba ntazi wenda ikiba kiri mu mitima y'abantu, ariko njyewe Sonia naramukundaga pe. Ikindi nimba haba hari umuntu waba waragize uruhare mu rupfu rwa Sonia, ndakeka nta muntu utari hano. Nta muntu uri hano utazi urupfu Sonia yapfuye. Yapfuye ntahari, ariko Sonia bambwiye yuko yapfuye ababara. Sonia yapfanye agahinda, nanjye sinari impari ngo mube hafi ngabone n'urukundo rw'ubuzima wenda nawe yifuza, kuko ndabizi yuko urukundo namukundaga ari rwo yankundaga. Ariko sinangiye simuzi arwaye indwara ya karande yari afite, ku buryo yagombaga kugenda gutyo gusa. Gusa nimba ari umwe wabigizemo uruhare akaba yicaye hano katerane muri twe, Imana yo mu ijuru niyo izamwihanira. Kandi ndabizi neza 100% yuko umuntu atazajya mu ijuru. Ntabwo nshijije icyaha, ntawe ntunze urutoki pe, ariko mu mitima yanyu nimwe muzi ukuri. Kandi murabizi iyo umuntu yakunze umuntu mwana, murabizi uburyo umuntu asaramo akamera nk'umusazi nyine. Okay, ntacyo mwese murabizi mwaciye mu nkunda zitandukanye, ariko nawe nzashyirwa ruko Sonia yabonye ubutabera. Tubyo ndabibasezeranyije 100%. Sonia nta muntu atakundaga. Sonia yari umukobwa ariko Alpha ndakumva wowe n'ubwenge mupfa iki? Ushatse kuvuga ko ntatekereza rero? Urabona ndi umusazi? Wowe iyo wirebye ubona utekereza. Wowe urafata icyaha ugasiga ikimenyetso, ugasiga inkurikizi. Sonia se wari ukubangamiye? Ngiye Sonia naramurangije. Umva ka nanjye nakoze ibyo nagombaga gukora. Ibiki wakoze? Nakoze ibyo nagombaga gukora bari abana. Nagiye kubashaka iwabo, ndabashaka ndababura. Umaze kubabura? Narababuze, ndangije nkomeza gukurikirana, nshakisha amakuru y'ahantu bagiye. Ariko n'ubundi amakuru ndayafite. Ubundi naje gusanga baragiye kwa mama Kalisa. Niho bari uyu munsi. Naho nkubwirira ko udakoresha ubwonko. Kuba abana warababonye ukabuza aho bari, no kuba izi saha bakiriho, ibyo bintu bihuriye he? Umva rero reka nkubwira, bariho ariko ntibariho, urumva? Ariko wimbwira ibyo ngibyo. Sirashize iminsi 3 mbwiye ko abantu uza hano bari. Harabura iki kugira ngo bari abana numve batagihumeka? Harabura iki? Aho bari ndahazi, nakubwiye ko bari kwa mama Kalisa. Jewe ndahazi, uze tugende mugezeyo. Tega amatwi unyumve. Ndakumva.
njye sinshobora kuzarangiza ubuzima bwanjye ndi muri gereza. Ubu tuvugana naje nje. Kayi nanjye ntabwo nkeneye gufungwa, nanjye simbikeneye. Ubu tuvugana naje nje. Ntumbwiye ko uza ahantu bari? Ntumwicanye kweri, wazanye n'icyuma? Please, ni ukuvuga ngo nkeneye ko ejo mu gitondo ndazindukira i Kigali nsize umwanda wose hano nkuhanaguye, nakoropye byose byavuye mu nzira. Kayi ndi tayari ndaguherekeza, ndahakwereka aho bari, nta kibazo na kimwe gihari rwose. Ikindi kandi nkeneye ko n'imizimu yabo itazabyuka. Wanyumvise?